Gira abasirikare babiri bari bavuye ku rugamba baze bateka igikoma manze n'inywera. Mahe niba yabubashe mwage mumwubahe. Urashaka ibyubahiro? Ndabikena niba muri mu kazi ndi mu kazi. Umva njye ntabwo nkunda agasuzuguro shitamo ngaho. Kwigisha abanyeshuri bimeze bite ingweto ndizanaguye amasiraje siyigeza nzigi uruyombo kwa niko nanga kanza ni kwitatomba boss komera papa. Siraje bosi ndayo wampatie yariri kumeza mu cyumba yaruma umvase narindi kukubaza silikone ni cyongereza kintu aziminzi naragwaye narindi kugira mube mungurije 2,000 muzakuramo mwagurishije ya zangwavu. Sinababwiye wakagwaye uburenge mujye muragurisha muyanyoherereze ubwo nzahita mbangi indi mishinga ina. Yaba yasize siraje ndinyibone kumeza ndaye umungumu ndaye. Sira ufite ubwenge ndabwenge ufite igihe naherende kugushaka ndi kunyura hano ndagwa abonye ko narindi kwaje yanga ni Yesu nawe yashatse ubutubuzi bwinshi kuva yafata amabuye yarangiza akayatubura akayegira imigati ubu ndebera arongera afashe siraje yishyira mu mufuka ndago nari nayibuze iyo yinyera mu ndokizi bahongo we Siraje nyabonye ndati ubu agiye kuza ngo ndi wari wazirangiza kandi ndabizi wagiye kuva gusenga. Buzima Sasi sani ngundi ariko Buzima ubundi gira ubwenge akiza ni ndumuzima zanda Buzima kinda mafungu na sunda no pesa Buzima uri kunyumva cyangwa ndi guhamagara 1 2 3 Buzima ntabwo uri kunyumva. Iho umuntu aba yabubashe mwe mwage mumuba ushaka ibyubahiro ndabikena niba muri mu kazi ndi mu kazi akondoka dufata mikuze sayingahe izi nkweto bazisize sayingahe inde ubu sibyo nagusigiye byo wabikoze Buzima ako nagasuzuguro nagasomborotso akakanya ngiye inkweto nasize watangiye guhanagura inkweto bazisize saha yesanga si mu gitondo agiye ku kazi izimwe nsize hano sanga imirimo nagusigiye se basi wayikoze hako mwage mureka kumfata ngitunda naguri inkweto kwibona inkweto kuva mu gitondo kugeza saa 8 bibaho se cyangwa uri kumva watangiye kwiyumva washyushye nyine ushaka kunyumvisha ibindi bintu buriya ntekereza ibindi bintu akazi kakunaniye se ako mavuka ngubaze wenda utavuga wenda ngo ndi kwisumburutsa kanza tubirebe ko utari kwisumburutsa mufite wenda kujya mu murambo nanje mfite nandi hantu nahita njya gukora wagiye se kare ngagenda nono bakajya bambemba n'imishahara 2 ku kwezi buzirega mubwire ujye uyigira igihe ariko ugera aho ugarukira yego
rekera aho kwitwara nabi cyangwa tubicisha mu bintu byo kuvugana nabi. Abakozi barahari, niba akazi kakunaniye wagenda. Nkafata ubundi inkweto ziba ku meza rye. Guhera igihe nabyashiriye. Guhera igihe Sibundi mpamvu kangubaza. Guhera igihe wabyashiriye. Umukozi abakozi barahari. Hari umukozi wabona wambara rinete ngaberwa ngo uvuga ngange ufite imyaka ingana niyange. Ndakubwiye ngo izo rinete ni zahabu. Uzi ndakwiyamye n'undi munsi. Ntasoni. Kuri wewe kumeza amaheri ugiye guhanagura iyo ugomba guhanagurira. Aho mba nakubwira unsubize nakuretse yandi mugenzi wawe. Skuta mwara. Fata isaka mwijani hariya mu kaetajeri. Fata. Nizi nkweto nsangaye soje kahite nagusi. Uzijugunye hasi. Chahana haguruka chahana. Ntasoni. Urugamba rugiye kwambika. Ushaka guhangana nanjye. Chahana. Ndakubwira ngo nyura hano. Nyura hano. Iskose ni gati. Nyura hano ambazwa ibyo wambara nyura hano. Mva mu maso gusi. Ngende ku. Ndakwiyama. Nyura hano. Marabuja rero ndagoja kugwana. Ndetse urabona uwo mwanya nawe ubona. Ibifunzo kubitagura na boss. Nyura. Boss se yarakundeke. Cishwa hano. Umva njye ntabwo nkunda agasuzuguro shitwaho ngaho. Ntasoni. Ninde ukosha ubundi? Ndenga imisara bitanu nyine nkiyoze. Ninde ukosha ukansuzugura bigeze aho ngaho? Uzi ko ejo wazansuzugurira n'umugabo? Ubu si hano hari bigenda bite mwirirwa? Ikintu cyose mbwiye mbitagikora. Uhita ugikora inkweto zigejeje saa 8 zitarahanagura. Ubu se ari ukuvuga ngo nizagiye kwambara. Si ukuneranya nawe? Gabanya amagambo ndakwiyana. Yari yajyanye siraje hanyuma arayigarura se ari hano? Ari hano? Mu mufuka wande? Hanyuma uyibona ute? Umva. Banza utuze igira hino ubundi. Tuza ndakubabariye. Nongera kugufatira mu bintu by'ibikosa buzi. Ndakubwiye ngo nje nawe. Gabanya miteta no kujurindira none nje nkubwira ibyo nshaka kubwira. Uri kunyumva? Ibintu ngiye kukubwira ukuruguture amatwi unyumve nundi munsi uzabugiye kunkosereza. Ujye ubitekerezaho ubanze unsubize wabanje kubitekereza yego. Ibikoresho nasize hari ubwo bikoze. Hano si hajagaraye. Tugize abashitsi byagenda bite? Baduseka bakagenda bari kutubara mu baturanye. Sawa. Ndakubwiye ngo ugiye kwitwararika. Kandi witware neza imbere y'ibyo ngiye kukubaza. Boss wamenye ite ko mukurita amakofi? Bora buri mu gitondo araza ave mu buriri akaza yagira imbere y'umuryango akayura agahita aminanura. Kwahira no kwinanura se ko umuntu ababyutse nyine kubera umunanira aba yararanye ababyutse ruko yakubiswe kubera umuntu yinanura ruko yakubiswe. Jewe ndarakiza ngo nguraruka kumuhura guraguza kagana. Buzireka nkubwire. Arugo tungana nawe. Ibyacu birakureba ubundi. Biteba ku kazi. Ndakwiyamye. Ndakubwiye ngo ujye umenya akazi kakuzanye hano bitabaye ibyo nzaguturumbura ngo usubize mu cyaro nze n'undi mukozi. Wanyumvise? Kandi ikindi ugomba gukora ibyo nkubwiye. Buri izi nkweto nagera hano ninjye ushobora kubiryozwa. Wanyumvise? Gabanya imiteto no kujenjeka. Wibuke icyakuzanye kandi ari cyo ukora. Sinkubabariye. No kugira ngo amahoro ahinde reka nurarushye ngo bise ndukwishyure. Wowe unyishyura urushyi? Kugira ngo ndagenda nange mfite igikomere ku mutima. Unyishyura urushyi? Buzi umubita urushyi? Ngwishyura ndagenda mfite igikomere ku mutima nganaje ndavuga ngo mabusha yarangubise kubera nakwishyura
ndavuga ngo wangubise. Bla 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 ukubite amabuye urushye. Yego. Uri umukozi cyangwa urakaje gushikira hano? Ndashaka musubiremo ibintu uvuze. Umutegere unyishyura urushyi kugira ngo amahoro ahinde. Iki? Urashaka ko nkubita urushyi ngo kugira ngo amahoro ahinde? Genda gukubita. Ndabona. Urimo satani buzi. Ndabona. Ndashaka ngo umbwire. Uri gutekereza icyo ubundi? Ndi gutekereza ukundi ibyo byaraye mu safuriya. Kundi byari bisa n'umutuku. Derisa uri igicucu pe. Ndashaka ngo ibyo tuba tubishyize ku ruhande tunabyirengagiza twirengagize ko byanahabaye. Yego. Uri kunyumva? Ijwi ryari ryanagiye. Susabye imbabazi sinkubabariye. Uzi ndakubabariye. Ubu hari umuntu buriya hari ibintu nayingiyemo hano ruguru kandi by'ingenzi byihutirwa. Undiriye umwanya. Urumva? Ndashaka ngo nsange hano hantu hakoze. Ubundi waje ukora. Ikintu gisigaye gikosha nicyo ntazi. Ndashaka ngo ibintu byose bisubire bushyashya, nsange ibintu bimeze neza, yego. Inkweto nsange zihanaguye, nabiha ibikoresho nsange bitunganye. Maze ngewe wumve ko ngenda nshaka kugutera amahanga. Wabuze rero urareka ngo yereke. Ngaho nyereka. Urushyo ngubise ndurubonye. No nange mfata umwanya wanjye mpera kwera ndi kukumesera ndikoza ibyombo ndi kwanagura amasiraje byaratangata. Uhisemo gutaha? Ndago mbihisemo ariko nataha. Niba udashaka gukora ibyo nkubwiye fata inzira ugende. Inzira yakuzanye n'uyizi. Niba udashaka gukora ibyo nkubwiye byakuzanye hano, inzira iraharuye. Oya, ndakunda wazajya urangata umwana hano. Hanyuma umwana wanjye niwe narera abajeyi. Uribwira ko umwana wanjye namara kuza nyine nk'uko ubivuze azajya yeza ibyombo, akora amasuku, tukayakora. Imyenda. None se ngendaga n'umuntu. Uri umuntu kandi ngufata nk'umwana wanjye buzi. Iyo ngiye kugura ibikoresho sinkuzanira. Ufite kubunda bamwishusho ya none ariko iyezo ubundi ndaguyize. Ndakwiyamye buzi. Niba uri kumva ibyo nkubwira udashobora kubikora, go. Wanyumvise? Nsanze utarabikora. Niwongera kungora aho nzavuga bazaguha nyoko. Mabuze ko ndi kubona rugiye kuzambitanara. Kurebye urusha ngo ubise ngahita ngira ngo ni za filime za Jet. Kubita hano ngagaruka hano. Ubundi wakwisubirira mu rugo yobike. Akanga ngisubirira kuragira ingurube. Ariko se ibyo mbona hano ibyo by'imituku n'amakaraso rwose gashya wagira n'utuntu twigononzoye. Ndazongera kutubona naba ngiye kongera kujya imijumbajumba n'ingondo oyata bo kabe nijyamiye araza se ndari nakanguka usanga harimo n'amasuku y'abandi nagira nijyamiye ubundi bazangurira koko wenda bakangurira n'igishuka birabikufe bibona bari kwitumbura kiranga ijyamemo ndago nabyuka pe gendaga ko nakwisinzira. Iyo mbikora kare ari amagambo ndi nyamutemba ndinji njye kubikorera mu safuriya. Iki gisirikare nimba fata ndabakona ohereze ku rugamba bambwiye ngo ntabwo bamubonye sha.
Hello? Major. Amakuru yawe. Na n'ubu ngubu ushatse kumbwira ko nta muntu n'umwe mwari mwafata. Abo bantu ugutorokesha uragera hano ndagukubita isasu ry'umutima. Sindiya? Bwira abasirikare babiri bari bavuye ku rugamba baze bateka igikoma manze n'inywera. Hasigara n'abarindwi. Umwe aracungira undi. Backup nayibahaye. Igipimo ni mukibona. Munzanira abakobwa 18 harimo miliyoni 70. Sindiya? Wowe uyoboye urugamba urababura niwe urabajyoza. Tumvikana. Simvuze birumvikanye. Igikoma mu minota 5 ahangaha. Kuboneka amazi mpamagare papa. Yarambwiraga ngo ntabwo naba umukuru defense. Ngo nacyo ntinakibona. Ubu ndi umufande. Basaranya banyuzamo. Amasaso narayakoreye. Mikandara. Baza amasayo naryaga kugira ngo manze mfate imbundasha. Inyenyeri nabonye. Yes, pa. Amakuru yawe. Izere ko mu cyaro mumeze neza. Wajwe ntabwo ari ukuruhindura. Nabaye umusirikare. Ubu ngubu ndi Major, General, Colonel, Mugabo mukuru w'ingabo w'ikirenga. Ndi kugira nzaze kubasura buri wese nzamuzanira imbunda. Zangube nimushake muzagurisha izindi mwirire. Kuko amafaranga nkorera bo ntaga nyemerere kukorora ingurube. Zareze barumuna banjye. Nzasanga hari n'umwe watesheje umutwe. Zari kuri kompora. Turumvikana. Ubu ngubu ufite imbunda. Ubu ngubu nenda no kuzana umugore. Sitasiyo ndi kuzikoresha. Umugore wanjye ni mabuja. Mabuja niwe nagize umugore. Umugabo we naramuka bimenya agashaka kuzana umutwe muremure nzamujegeza. Urabyumva? Mutangire mutumire hakiri kare. Kamanze nshaka igikoma. Bwira abasirikare bantekeraga ko. Ariko ubone ndabona umugore wanjye aje kumubwira gato yamanze mu muvugisha. Karibu bebe. Amakuru yawe. Kuba buze. Ndahaje. Kuba waje utananeguje. Cyo ahangaha ni karibu. Stari. Amakuru yawe. Ni meza. Ngwino wicara ahangaha, aho ngaho nahateze igisasu ni umuntu rero yacyateze. Ufite kuzamuka nabi kikagutera urukoni. Nahateze igisasu. Ifite kuguturikana. Icyo
tujangaje kumutwararika sinje mukunzi ukunda mu masafuriya narateze nini nshaka hari umuntu kumpemukira ndaza iyi ntebe ndayimwicaza araturikana nacyo kiraturika turi hano oya ntabwo bishoboka ntabwo bomba ibyo gukunda ndagukunda yego wigisha imbunda iki gisambo kije wigwane kumba kuyikwigisha ukayimenya nta miteta ahangaha iyi bayita magazine iki ako ubundi kwanza amazi usoma soma nise kuvuga ibyo utumva gusomana nibi